bamwe bazinjiramo ijuriyo abona ibyiza babi kimwe Yesu uzabayo yezabayo ari ku misozi yerade anezeranwe n'umukiza asize imibabaro uzabayo yezabayo ari ku misozi yerade anezeranwe n'umukiza asize imibabaro uzabayo yezabayo abazakomanga kugi ugaranwe basabarirwa osibazi uzabayo yezabayo abazakomanga kurugiyo ugaranwe basabarirwa osibaziyo uzabayo yezabayo akiza bubani bavuga urugiru uzabarukize ibasabona uzabayo yezabayo akiza bubani bavuga urugiru uzabarukize sama barimba bari kumwe ababohowe n'amaraso uzabayo yezabayo bamwe basama barimba bari kumwe ababohowe n'amaraso uzabayo yezabayo azabona umwami w'ubwiza namubabaro uriho bamwe banezeranwe uzabayo yezabayo azabona umwami w'ubwiza namubabaro uriho bamwe banezeranwe uzabayo yezabayo bari ku misozi yerade banezeranwe n'umukiza basize imibabaro uzabayo yezabayo bari ku misozi yerade banezeranwe n'umukiza basize imibabaro uzabayo yezabayo bari ku misozi yerade banezeranwe. Radio Isoko y'Ubugingo ivugira kuri 96 FM no mwanya w'ikiganiro amasaziro mwuka kuri mikoro muri kumwe na Pastor Clement Muganza. Kuvuga ijambo umukozi w'Imana ni ibintu bivugwa na buri wese. Ikindi kwitwa iri zina biroroshye cyane, ariko kubaza umuntu ngo umukozi w'Imana abyitwa kubera iki, nabyo usanga bitavugwaho rumwe na benshi. Ninde ukwiriye kwitwa umukozi w'Imana? Ninde se witwa iri zina kandi atari irye? Byose ni mu kiganiro amasaziro y'umwuka. Muri studio turi kumwe na Pastor Justin Gatanazi. Turaza kuza kuganira twimbitse mu gusobanukirwa neza umukozi w'Imana uwo ari we, no gusobanukirwa inshingano akwiriye kuba yuzuza, kandi n'umuntu wese ku buryo yabasha gusobanukirwa niba
ari we cyangwa atari we. Byinshi ni mu kiganiro amasaziro y'umwuka cyo kuri uyu munsi. Reka tugaruke mu kanya twakira Pasiteri Justin wamaze kugera hano, twumve indirimbo Igitambo, hanyuma tugaruke mu kanya. Radio y'umurongo 96 FM. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro amasaziro y'umwuka, duhaye n'ikaze Pasiteri Justin Gatanazi. Pasiteri, karibu cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Natwe duhaye ikaze abantu bose bari hamwe natwe muri kino kiganiro kuri aya masaha y'umugoroba. Yego rwose, dushobora rero guhita dutangira ikiganiro cyacu ugasenga Imana kugira ngo Imana ituyobore, tukagaruka kuri ya nsanganyamatsiko twavuze. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje kubera ko uri Imana iba hose, turaguhimbaje kuko uri Imana ireba hose, turaguhimbaje kuko ntacyo uhishwa, kandi turaguhimbaje kuko utagikomwa mu nkokora. Ni wowe udushoboje kuboneka hano muri aya masaha, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye urukundo wakunze abari mu isi, kandi ukarugaragaza utanga Yesu akishyiraho ibyaha byacu, kubwe ukaba waraduhaye imbabazi. Twakiriye rero uwo mugisha uva mu rupfu rwa Yesu. Mana nushimwe, tuguhaye ikaze muri kino kiganiro kugira ngo twebwe abari hano muri studio utuyobore, n'abantu bose baduteze amatwi nabo wayobore bumve icyo ushaka, natwe utuyobore twumve tuvuge icyo ushaka. Umwuka wera adushoboze kugira ngo ijambo ryawe risohoze icyo ushaka muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Pasiteri, nikaze mu kiganiro. Twamaze kuvuga insanganyamatsiko y'uyu munsi, turaza kurebera hamwe ijambo abantu bakunze gukoresha ku muntu uwo ari we wese, ngira ngo barebye bagasanga afite ibintu byerekeranye n'imirimo, bakamwita umukozi w'Imana. Turaza kureba rero umukozi w'Imana ni muntu ki, ninde, kandi kuki yakwitwa iryo zina, ese ubundi ni ngombwa. Turaza no kureba niba kandi ashobora no kuba atari umukozi w'Imana bakarimwita atari we. Turaza kureba muri make iyo ndangagaciro yo gukorera Imana niba ihari cyangwa se ukwiriye kurangwaho. Ndagira ngo sabe n'abadukurikiye kugira ngo baze kugira uruhare muri kiganiro, batwandikira kuri 0789633542. Ngira ngo ahari tudatinze twaha ikaze Pasiteri Justin, noneho akatuyoboresha ijambo ry'Imana. Yego, tugiye gusoma imirongo imwe yo muri Bibiliya iri buze kudufasha muri kino kiganiro. Ariko nkuko umaze kubivuga, umuntu bashobora kumwita umukozi w'Imana ari we koko, bashobora no kumwita umukozi w'Imana atari we, bashobora no kutita umuntu umukozi w'Imana kandi ari we. Sinzi nabiri kumvikana, mvuze ibintu bitatu. Sanko bisubiramo kugira ngo byumvikane neza, ndumva kubera ukuntu bigonyonzoye ntago byoroshye guhita byumva. Arimo isubirajwi n'isubirajambo. Ubwa mbere, umuntu bashobora kumwita umukozi w'Imana ari we koko. Umuntu icya kabiri bashobora kumwita umukozi w'Imana atari we. Atari we. Hanyuma icya gatatu, umuntu bashobora kutamwita umukozi w'Imana kandi ari we. Okay, ako niko kari kadusobye. Umuntu bashobora kumwihorera kutamwita umukozi w'Imana, nawe ntabyiyite, kandi mu by'ukuri ari we. Ari we ari umukozi w'Imana. Yego. Ubwo rero ubwo turi buze kwinjira mu buryo bwimbitse uyu munsi, niba turi buze kwisoza simbizi, ariko bitanashoje n'ubutaha twazabigarukaho, kubera yuko buriya iyo uvuze umukozi ntiwakagombye kugenda utavuze igihembo, kubera ko abantu bose bakora barahembwa. Abantu bose bakora barahembwa. Iyo uvuze umukozi wahagombye kuvuga n'igihembo, ukavuga n'umurimo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka dusome rero imirongo iri buze kutuyobora, hanyuma tubone kwinjira
mu kiganiro nyirizina. Ndagira ngo duhere mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10 dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Twasoma mu gitabo cy'Abalewi igice ni cya 10 tugasoma umurongo wa mbere hanyuma tukageza ku murongo wa 3. Haravuga ngo Uwiteka yica Nadabu na Abihu abahoye icyaha gikomeye. Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiramo imibavu bayoshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka, bapfiriye imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati urabizi ko bari abana be. Ibyo nibyo Uwiteka yavuze, ntabwo yamubwiye ngo pore. Ntabwo yamubwiye ngo pore ngo ihangane oya. Yaramubwiye ngo ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Ubwo imirambire cyari aho ngaho. Kandi abana bande ba Aroni. Ibi Aroni kubibwira nde? Ari kubibwira se wabo bana. Basi dusomye he? Ariko Aroni arishishikira. Aho nusomye ni. N'Abalewi igice cya 10 nsomye umurongo wa mbere ndimo ndamanuka hepfo gatoya. Ndagira ngo ngeze nko ku murongo wa 5. Yego komeza. Reka nkomeze. Umurongo wa 4. Mose ahamagara Mishayi na Elizifani bene Uziyeli se wabo wa Aroni. Arababwira ati nimwigire hafi muterure bene wanyu mubakure imbere ya hera mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Bisobanuye ko iyi mirambo yari kiri aho ngaho ahera. Hanyuma abangaba rero bagombaga kuyiterura bakayijyana inyuma. Kugeza uyu munsi wa none hari imirambo ikiri ahera kandi igomba kuzaterurwa. Mirambo ikiri ahera kandi igomba kuzaterurwa. Bigira hafi babaterurira mu makanzu yabo babakura mu ngando nk'uko Mose yategetse. Biragaragara ko iyi mirambo bayiteruriye mu makanzu yabo nk'uko Mose yategetse. Umurongo wa 4 n'umurongo wa 5 ntabwo ari imirongo yoroshye. Umurongo wa 4 uravuze ngo Mose ahamagara ntatsubira ngo nyisubiremo. Umurongo wa 4 na 5 Mose ahamagara Mishayeli na Elizifani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arabwira ati nimwigire hafi muterure bene wanyu. Muterure bene wanyu mubakura imbere ya hera. Nuvuga ngo bari bakiri imbere ya hera ari imirambo. Kugeza uyu munsi wa none hari imirambo ikiri imbere ya hera. Hari imirambo ikiri imbere ya hera. Mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Iyo mirambo ikwiriye guterurwa. Kandi mwibuke ko iyo mirambo ni imirambo y'abakozi b'Imana. Cyane kuko ngo nibizerekaniraho kwera kwayo. Ngo muterure iyo mirambo ngo muyijyane. Ngo muyijyane inyuma y'amahema. Ngo bigira hafi ngo baterura mu makanzu yabo. Baracyambaye amakanzu. Ariko bahindutse imirambo. Kubera ko bacanye umuriro Imana itabategetse. Bacanye umuriro Imana itabategetse. Komeza. Bituma umuriro w'Imana batwika. None bari imirambo ariko ikirahera. Yego. Naye amakanzu baracyayambaye kandi ari imirambo. Ariko rero ntabwo Imana izakomeza kubyihanganira. Ahubwo hari abikubwira ngo ni mu baterure. Ariko mu baterure mu makanzu yabo. Bakiri mu makanzu. Bakiri mu makanzu. Hanyuma ngo babakura mu ngando nk'uko Mose yategetse. Hari umunsi rero bazakurwa mu ngando barangiza bakajugunywa. Turibuze kuhagaruka. Ndagira ngo dusome n'Abalewi igice cya 22 ntarava hano muri kino gitabo kugira ngo tugendere rimwe. Abalewi igice cya 22 reka dusome umurongo wa 9. Umurongo wa 9 uravuga ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije. Tuje ku murimo. Abo twavugana abakozi b'Imana. Nkuko twabivuze kare. Nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha. Umurimo wazana icyaha. Ukabicisha. Bari n'urugero rwiza cyane. Rwose n'ibintu bigaragara. Abantu umurimo ushobora kwicisha. Kandi ari umurimo w'Imana. Urumva hano yayi ikintu gikomeye. Abantu bashobora mu isezerano rya kera ariko turi buze kureba no mu isezerano rishya ko hari abantu umurimo wicishije. Turi buze kubireba. Ukabicisha kuko bawononnye. Kuwonona biricisha. Kuwonona gusa. Uri umukozi w'Imana ukonona umurimo w'Imana ibyo birakwicisha. Noneho Imana yarangiza ikivuga ngo nduwite kubeza. Reka tugere mu isezerano rishya. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Igice cya 25. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 25. Turasoma umurongo wa 31
tugeze ku murongo wa 46 turahasanga amagambo Yesu yavuze 31 kugeza ku murongo wa 46 turahasoma amagambo Yesu ubwe yivugiye. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gucirwaho iteka. Haravuga ngo umwana w'umuntu ukazazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati ndababwira yuko ubwo mwabikoreye, hano ku murongo wa 4, hano ku murongo wa 40 tuhiteho cyane. Haravuga ngo umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Ari nge mwabikoreye, gukorera Imana niyo kintu turiho. Ari nge mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Bigaragara ko hano umuriro utaremewe abantu. Abazawujyamo bazaba bari kwiyenza. Waremewe Satani n'abamarayika be. N'abamarayika be. Nibo wateguriwe. Abazawujyamo bazaba bari kwiyenza. Abantu ntabwo ari uwabo. Oya, ntabwo ari uwabo, ntabwo abagenewe. Ntabwo abagenewe rwose. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwame icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushyitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Urumva ko bihindutse? Ntitwagukorera. Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi. Uwo murongo na 45 twe kuwitaho muri kino kiganiro. Umurongo wa 40 twe kuwitaho, wa 45 tukwiye kuwitaho. Arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Twaba turetse iyi mirongo yenda indi twagenda tuyisoma nyuma. Tuba turetse ahangaha nagize amatsiko menshi. Ngewe mbonye ntaragaruka hariya hanateye ubwoba ku Barewi bahawe inshingano, kuko naho ndaje magaruka. Ariko aha hantu usomye uravuze ngo kandi urabisomye ngo azababwira abari ibumoso ngo kuba mutarancumbikiye, mutaransuye, ntimunyambike nambaye ubusa, ntimunyambike. Aha ko numva nta n'ibyaha ahubwo birimo. Mubyo twita ibyaha. Nyine mubyo twita ibyaha nta birimo. Ariko twabigaruka kuko mbere icyabagize ihene, icyabagize ihene ni icyaha. Yego. Kuba byonyine bari ibumoso bakitwa ihene. Ariko icyo bazize ni ibi batakoze. Buriya ahangaha turi buze gusoma, sinzi niba naho twahasoma none ahangaha kugira ngo bize koroha. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 3, yenda tugahera nko ku murongo wa 10. Twasome? Reka tuhasome naho kugira ngo bize kutworohera. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice ni cya 3, yenda twahera ku murongo wa 10. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice ni cya 3, yenda reka duhere ku murongo wa 10. Cyangwa se ariko nta kibazo.
reka duhere nko ku murongo wa 10 haravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho urufatiro urumva urufatiro fondation ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho yirinda uko yubakaho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza, umuntu niyubaka kuko abantu bose bahawe fondation, ntabwo ari bidushaka ibibanza, buri muntu agakora fondation ashaka. Kandi nkwibutse ko fondation cyangwa se urufatiro ni rwo rugaragaza inzu ko izaba imeze n'iyuzura. Kuko design donc rubango igishushanyo cy'inzu urufatiro niyo nzu naho bihera mu rufatiro. Noneho rero ahangaha hari urufatiro rwashyizweho rubango abantu bose bahawe fondation. Noneho ikiba gisigaye no kugira ngo abantu bubake kuri iki, no kugira ngo abantu bubake kuri iyo fondation. Iyo fondation n'abahitamo kuyihitamo. Iyo fondation rero ngo ni Yesu Kristo. Hano haravuga ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, umuntu yakubakaho ibintu ashaka cyangwa ibiti, wakoresha ibikoresho ushaka cyangwa ibyatsi n'ibyatsi nabyo wabikoresha cyangwa ibikenyeri. Abana bato badukurikiye bamenye ibikenyeri, babimenya ibikenyeri barabizi kandi batarabonye umurima, batarabonye amasaka ngo babone biriya bisigara. Ibyo byose barabimenya kubera ko baranabyiga, ababasha kwiga ntibabura kwiga amasaka n'ibikenyeri. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa, urya munsi niwo uzawerekana kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu. Uze hano utagiye gusobanura ibintu byinshi, nk'uwakoresheje ibyatsi agakoresha ibikenyeri bizasha automatically bizasha buriya nta kintu byumvikanaho. Ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Aha rero icyo nakubwira kubyerekeranye n'iriya mirimo, urabona ko hari igikorwa cya mbere Yesu yakoze. Igikorwa cya mbere Yesu yakoze yabanje gutandukanya intama n'ihene mbere yuko agera ku mirimo. Aho icyo yarebaga ni urufatiro bubatseho. Ni ukuvuga ngo hari abantu bahisemo kubaka ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo, ariko bakoresha ibikoresho bigize gute bitandukanye. Ariko hari n'abandi bantu batahisemo kubaka kuri urwo rufatiro, barangije bakora imfatiro zabo bubaka handi. Bakora imfatiro zabo bubakisha n'ibikoresho bashaka, bubaka naho bashaka. Abo rero nizo hene. Icya mbere rero kizaba ni ukureba abubatse ku rufatiro. Noneho abubatse ku rufatiro ari rwo Imana yashyizeho, Imana yemera, urufatiro rwemewe, abantu barwubatseho ibyabo bizarebwa ku ruhande, bakubaze ngo wakoresheje ibihe bikoresho wubaka ku rufatiro. Izo rero nizo ntama. Ariko bazaba babandi batubatse kuri urwo rufatiro, bashobora kuba barakoze urufatiro rwabo, kubera ko ubu hari abantu bari gukora imfatiro zabo, bakoze imfatiro bavuze ati urufatiro ntabwo turwemeye kubera impamvu izi ngizi, twe tugiye gukora urufatiro rwacu cyangwa se tunubakira aho ngaho nta rufatiro dukoze. Kuko urabizi ko Yesu yavuze ko hari abantu bubatse ku rutare, abandi bubaka ku musenyi. Ku musenyi rero ubwo yahisemo kutuba ku rufatiro, abandi ngewe ndahubaka uko hameze, icyangombwa nuko mbona inzu. Ariko akirengagiza ko hari igihe umuyaga uzahuha, hari igihe imvura izagwa, hari igihe imivu izatemba, hari igihe bazakubitaho n'ikibiriti, cyangwa hari n'igihe bashobora gushyiraho n'ikibiriti. Rero iyo ngibyo yubaka abyirengagije. Yenda yubatse mu gihe cy'izuba, abantu bakunda kubaka mu gihe cy'izuba, yirengagiza ko imvura izagwa, ko umuyaga uzahuha, ko imivu izatemba. Noneho ngo barubaka inzu ziruzura, hanyuma igihe kiragera ngo umuyaga uraza, imivu iratemba, imvura iragwa, hanyuma ya nzu yubatse ku musenyi itagira urufatiro ngo kuba kwayo kwabaye kunini cyane. Ariko ya yindi yubatse ku rutare yo ntabwo yagize gute, yo ntabwo yaguye. Rero birashoboka yuko umuntu yahitamo kubaka nta rufatiro cyangwa se agakora urufatiro rwe, ariko hakabaho abandi bemeye guhitamo urufatiro. Ubwo bahisemo urufatiro ni bande? Nabahisemo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abantu batahisemo kubaka ku rufatiro ni bande? Ni abantu bahisemo gukora imirimo myiza ariko badafite Yesu muri bo.
badafite Yesu muri bo. Naho rero izi ntama zitandukaniye zizagaragarira na ziriya hene zizagaragarira. Hano ntabwo turagenda ku bihembo rero tubireba, ariko naho intama nene zizagaragarira. Aha hamaze kumvikana. Noneho tugaruke rero mu murimo nyirizina, noneho uko bawutangiye. Wasomye ijambo rikomeye mu Balewi, numva riracura injereri mu matwi. Sinzi ko abadukurikiza ko baryohera, ariko ahari wenda rirakebura abantu. Yagara ko turi ku bakozi, twavuze ko hari abantu bitwa abakozi b'Imana ari bo, hari abantu abaryitwa atari bo, hari n'abantu bataryitwa kandi bari kwiriye kandi ari bo. Ubwo rero iyo uvuze umurimo haba hajemo n'inshingano. Kuko hari abantu birukanwa kandi barahawe inshingano, barahawe umurimo. Kubera iki? Iyo uhawe umurimo, umukoresha hari ibyo aba ashinzwe kugukorera, hari ibyo akugomba. Noneho nawe umukozi hari ibyo ugomba umukoresha. Ikibazo rero cyabaye hariya mu Balewi igice cya 10 nicyo ngicyo. Nicyo ngicyo. Ikibazo cyabaye ku kintu cyitwa iki? Ku kintu cyitwa ko niba uri umukozi hari n'inshingano uhabwa. Hari ibyo ugomba, hari ibyo ugomba umukoresha. Barabarewe igice cya 10 no murongo wa mbere kugeza ushaka wamanuka yipfuga gatoya nta kibazo. Wakwihanganye ugafata Bibiliya yindi sobanura tukumva icyo havuga. Abarewe 10 kuko nabonye uriya murongo wasomye hari ibintu wavuze bikomeye cyane, kandi Bibiliya iraza gusobanura ibindi bintu bikaze. Nta kibazo twasoma muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe. Wahere ku murongo nahere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo hano uravuga ngo urupfu rwa Nadabu na Abihu. Uduhere nko ku murongo wa mbere uravuga ngo Nadabu na Abihu bene Aroni bafata ibyotero, umwe icye undi icye, bashyiramo amakara yaka, bagerekaho umubavu, babizana imbere y'Uhoraho. Icyakora ntibagombaga kuzana uwo muriro, kuko atari ko Uhoraho yabategetse. Tugende gutyo kabisa, twumva icyo bivuze. Ibyo bakoze si by'Imana yabasabye gukora. Si by'Imana yabasabye gukora. Ni ukuvuga ngo hari inshingano bari bahawe, hari ibintu bagombaga umukoresha. Si abakozi se? Ni abakozi. Hari ibyo bagombaga banarobanuriwe uyu murimo w'ubutanga. Noneho banyuranya n'ibyo yabasabye kugira gute? N'ibyo yabasabye gukora. Noneho rero hano hari ikindi kintu kigiye kuza rero, kijyanye no kunyuranya n'ibyo yabasabye kugira gute? Gukora. Uhoraho yakoze iki rero? Nuko Uhoraho yohereza umuriro urabakongora bagwaho. Musa abwira Aroni ati, ibi nibyo Uhoraho yavuze ati, abatambyi bagomba kunyubaha kuko ndi umuziranenge. Bagomba kumpesha ikuzo imbere ya rubanda. Aroni abura icyo avuga. Bari abahungu be. Imbere y'imirambo nta pole. Ibaze imbere Mose nta kumubwira ngo komera ihangane. Urumva? Hanyuma 4 Musa ahamagara Mishayeli na Elizifani, abahungu ba se wabo Uziyeli, arababwira ati, nimuze mutware imirambo y'abavandimwe banyu. Muze mutware imirambo y'abavandimwe bacu. Ubu hari imirambo y'abavandimwe bacu ikirahera. Iyo uvuze abavandimwe bacu abo ni bene data. Hari imirambo ya bene data. Hari imirambo ya bene data bakoze ibinyuranye n'ibyo Uwiteka yababwiye gukora bakirahera. Hari imirambo ikiri aho ngaho. Muyikure imbere y'ihema ry'Uhoraho, muyijyane inyuma y'inkambi. Muyikure hehe? Muyikure imbere y'ihema ry'Uhoraho. Nubwo hari imirambo ikiri aho ngaho. Ariko hari n'abandi Imana kugira ngo bayiterure. Bayikuraho. Bayijyane inyuma y'inkambi. Bayijyane inyuma y'itorero. Baraza bayitwara yambaye amakanzu y'abatambyi. Ikintu kirakomeye. Ni imirambo yari iri mu makanzu ya gitambyi. Uyu munsi turi kuba turavugana hano kuri radio, hari imirambo myinshi iri mu makanzu ya gitambyi. Iri mu makanzu y'umurimo. Ariko ikaba ari imirambo. Birumvikana. Yambaye amakanzu ya gitambyi. Nkuko Musa
bambaye amakanzu ya gitambyi bayijyana inyuma y'inkambi nk'uko Musa yabivuze. Nuko Musa abwira Aroni n'abandi bahungu be Eliyazari na Itimari ati ntimureke gusokoza kandi ntimushishimure imyambaro yanyu nk'uko abapfushije babigenza. Mwirinde kurira, ntimujye mu cyunamo, ntimukore ikiriyo, ntimukore ikiriyo, niko Imana bapfushije. Habayeho gupfusha abana, habayeho gupfusha bene data, habayeho gupfusha abavandimwe, ariko babwe ngo ntibababare, ntimukore ikiriyo. Ntimuze kubabara rwose ngo muname mukore ikiriyo, kuko mwapfa kandi Uhoraho akarakarira Abisiraheli bose. Ahubwo bene wanyu b'Abisiraheli aba ari bo baririra abo Uhoraho yicishije umuriro, naho mwebwe mwasizwe amavuta mwegurirwa Uhoraho. Ntimugomba kuva imbere y'ihema ry'ibonaniro kugira ngo mudapfa. Bakurikiza ibyo Musa yababwiye. Nkomeze nzobese hari aho ngaho niho nashaka hari hahagije. Aha birumvikana ikintu giteye ubwoba nuko aba Balewi, aba bakozi, aba bakozi batorewe berejwe umurimo imbere y'Uhoraho bibaye akabarore. Aba bari muri cya cyiciro cya mbere twavuze cy'abantu bitwa abakozi b'Imana, n'Imana yemera ko ari bo. Ariko ubwo hakurikiyeho inshingano, urabyumva nawe. Abantu abakozi b'Imana, Imana yemera ko ari bo, ubwo ikibazo cyaje mu nshingano kuri aba ngabo, mu nshingano zabo. Cyaje mu nshingano. Nyemere noneho kugira ngo tugende neza, hari benshi badukurikiye babona ko bishoboka ko gukora cyangwa gukora muri ubu buryo ari iby'Abalewi mu isezerano rya kera. Isezerano rishya ku mukozi byo bisobanuye iki? Ese ni ngombwa ko hari abakozi? Ubu hari abatambyi dufite, hari abantu koko dufite b'abakozi. Ndagira ngo wenda abadukurikiye mu myemerere yabo, kuko hari amatorero atandukanye, ari abafite imyemerere ya Giprotestani, bafite imyemerere yindi yandi madini. Yego. Ushobora gusanga hari aho batahuriza kuri iyi myemerere y'abakozi b'Imana, batanabagira bo bemera ba kera. Kugira ngo aba bantu tubisangize cyangwa se nabo babashe kugendana natwe, ndagira ngo hari tubafashishe kugira ngo bamenye abakozi mu isezerano rya kera n'ibandi. Mbibutse yuko mu butumwa bwiza bwa Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kuri 20 tubona ko abigishwa nabo bahaye inshingano yo gukora, kuko barabwiye ngo bagende bahindura abantu, abigishwa ba Kristo, ndetse bababatize babigisha kwitondera ibyo Yesu yasize avuze. Aha bisobanuye ngo abigishwa bo ubwabo rwose ni abakozi, kuko babihawe nk'inshingano. Kandi si bo bonyine, ahubwo n'abandi bose bazagenda bizera nk'uko bose ari abigishwa ba Kristo. Aha nanone mbibutse ko Yesu ubwe wenyine yari umukozi, kandi yari umukozi w'Imana mu buryo bugaragara. Yaravuze ati umwana w'umuntu ntiyazanywe cyangwa ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu. Aya magambo aboneka muri Matayo 18:10. Ahangana nagira ngo mu isezerano rishya abantu benshi barushaho kumva yuko kuba umukozi n'iki gihe birahari. Naho hari bamwe baba badukurikiye wenda batemera ko nta mukozi ukwiriye kubaho. Hari nabo twatangiye kuganira nabo mbere y'ikiganiro inyuma ya radiyo. Nyuma y'iki kiganiro twabanje kuganira n'abandi bantu bakunda Life Radio, ariko mu byo batubwiye babonye byinshi bitandukanye. Ngira ngo wenda ho gatoya pasiteri twabanze twumvaho gatoya amagambo makeya bavuzeho ku byerekeranye n'abakozi, ariko bo bemera ko atari bo, bumva badakwiriye kwitwa abakozi b'Imana. Wenda birize kudufasha kuza gusanisha Abalewi abo mu isezerano rishya, hanyuma tubone twinjiye noneho nyirizina uko bakwiye kuba bitwaye. Wenda twabanza tukumva umwe muri aba yavuze n'amagambo, bose bavuze amagambo akomeye, ariko wenda reka duhere kuri uyu nguyu yavuze
tuba ari we duheraho kugira ngo twumve neza, twumve. Yavuze ati abakozi bamwe ngo babifitemo inyungu, ngo hari abakozi bafitemo inyungu mu murimo, ngo ugasanga babasha kwigwizaho, none ugasanga ngo aguze nk'akamodoka, ngo yagura akamodoka ngo agakuye nko mu maturo, ngo icyo gihe rero ngo urumva yuko ngo aba yakoze mu buryo bw'inyungu ze. Urumva ntabwo yemera ko ari umukozi w'Imana. Reka twumve ukuntu avuga, hanyuma turaza kumva n'undi. Ni babiri. Nawe buriya kiriya kiganiro muri kuvuga ngo cy'abakozi b'Imana, ahubwo njye mbona batagakwiye kwitwa abakozi nyine. Hari abantu ubona bikorera nyine ukavuga ati bari abantu n'abakozi b'Imana cyangwa barikorera. Kandi hari abo njya mbona nyine ugasanga imba yenda nk'urugero nk'amaturo n'ibindi byose aragiye haguzemo nyine akamodoka keza, akavuga ati uriya ni umukozi w'Imana kandi inyungu zarize. Nanjye uyu munsi ndemera mbatega amatwi. Uwo ni umwe ati uko biri kose hari ugira icyo ukagira ngo ni umukozi w'Imana, ariko niba ari amaturo agahita yigurira akamodoka ukabona ko akoze mu nyungu ze, akavuga ngo ni umukozi w'Imana. Hari n'undi wavuze ngo bakwiriye kwitwa irindi zina ritari umukozi w'Imana, avuga ngo icyo abona ngo byibuze baramutse ngo bafashe izina ngo bakitwa wenda ko ngo ari abantu b'Imana, ngo ntibaba abakozi b'Imana, kuko ngo iyo babaye abakozi b'Imana babikora mu nyungu zabo. Reka twumve nawe uko avuga. Uyu yavuze atya kuri icyo kiganiro rero cy'abakozi b'Imana. Numvaga wenda kwitwa abakozi b'Imana nta kintu bitwaye, ahubwo ni uko harimo abahemberwa uno murimo w'Imana. Rero niba umuntu awuhemberwa, ndumva wenda bakabaye abakozi b'Imana ku bwanjye uko mbyumva, ndumva ari abantu badategereje ibihembo, bazahembwa n'Imana. Noneho rero abandi bo nkumva nimba umuntu wenda hari agasabune agenerwa, nkumva we yakwitwa, wenda yakwitwa nawe akitwa umukozi w'Imana, ariko noneho akaba nawe afiteho akantu k'inyungu. Umukozi w'Imana ufiteho akantu k'inyungu, ubwo twazajya tumuhamagara gute? Njye ndumva wenda urugero nimba ari pasiteri, hari akantu abona nitwe pasiteri noneho w'inyungu. Kuko nasanze ikibitera hari abantu n'umurimo wenda nyine baba ari abakozi b'Imana, ariko noneho bakitwa uko, ariko noneho kubera inyungu bategereje bikaba byatuma noneho hari ibindi babona uno murimo w'Imana bawukora neza, kubera ko hari gutya na gutya. Bareba kera igihe cy'abatambyi nabo barakoraga ariko bakaguma ku nsengero, abakristo bakaza basanga ibyo bazanye byose bakabibona. Noneho ugasanga uyu munsi wa none umuntu afite akazi k'umurimo w'Imana imana ukora, noneho ugasanga n'umuheta wenda afite akandi kazi. Buri munsi ntaba ariko akenerwa, wenda uwo murimo w'Imana ngo abe ari we yishingira gusa ngo akenerwe, uko wenda abakristo bamushaka wenda bamubone, cyangwa se n'abandi bantu akaba afite ibindi bintu arimo. Kandi umukozi w'Imana buri munsi aba akenewe guhumuriza abantu ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yewe rero nkumva kwitwa abakozi b'Imana abantu bose batakwitwa abakozi b'Imana, noneho hakabaho nyine abakozi b'Imana urumva nyine n'umuntu ukora ategereje igihembo. Ahubwo nkumva icyiza ari uko wenda bakwitwa abantu b'Imana. Pastor, wabyumvise? Nabyumvise. Iyo myumvire yabere cyarimo ikibazo. Ntabwo natinya kubikubwira. Ni imyumvire ikirimo ikibazo, ariko ishobora kuza gukosorwa na kino kiganiro. Ariko ibyo bari kuvuga byo niko abantu bose babizi. Ariko ni habaho gusesengura umukozi w'Imana ninde. Nicyo nashaka kugira ngo ni habaho gusesengura umukozi w'Imana ninde, umurimo w'Imana nuwuhe, biri buze gusubiza iki kibazo. Naho ibyo bavuze babivuze bashingiye ku myumvire iriho ipfuye, ariko ishobora kuza gukosorwa nyuma y'ikiganiro, ishobora kuza gukosorwa n'iki kiganiro. Ariko nanone banashingiye ku bikorwa nanone by'abantu babona bashobora gutekereza ko ari abakozi b'Imana. Abo bavuga ko ari abakozi b'Imana, none se nk'abo ko bari kubyikuraho. Nk'izo mvugo bari kuvuga zirerekana ko bo atari abakozi b'Imana. Nyine urumva ntago bazi umukozi w'Imana. Hari abo batunga urutoki ko ari abakozi b'Imana, bo barangiza bakisiga, bo ntibamenye ko nabo bibareba. Reka nze nkwereke kugira ngo byoroshye. Reka tuvuge umukozi w'Imana wari we, kugira ngo ibintu byihute, hanyuma ibyo bari kuvuga turi buze kubigarukaho, kuko nabyo nibyo hari igice cy'ukuri kirimo.
nusoma kwa turi ku bantu bitwa abatambyi nusoma urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero Petero yari intumwa ya Yesu igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Ibi bisobanuye ngo mwisezerano rishya umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'umutambyi. Uwo ni umurewe wabyumvise. Yenda iri jambo reka tunarisome muri Bibiliya y'Ikinyarwanda cy'iki gihe kugira ngo wenda hari rusho gusobanuka cyane. Haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe n'abatambyi bakorera umwami Imana. Birasobanutse aho ngaho. Sinzi buri kuhumva. Bakorera umwami Imana. N'abatambyi bakorera. Ariko aho ngaho nta nubwo havuzwa abapastori gusa. Nyine reka turibuze kwagera. Nawe turabigeraho turibuze kugeraho none aha ngaha. Bakorera umwami Imana n'abantu baziranenge. N'abantu baziranenge. N'ubwoko bwayo bw'umwihariko. N'ubwoko bwayo bw'umwihariko. Bityo mwamamaze ibikorwa bitangaje by'Imana yabahamagaye. Ako hano sinzi barukumva. Imana yabahamagariye iki? Yabahamagaye kwamamaza ibikorwa byayo bigize gute? Bitangaje. Ni imirimo ikomeye. Aho hantu hakumvikanye neza. Ikimana babagariye, ikimana yabagiriye abatambyi no kugira ngo bamamaze ibikorwa byayo bigize gute? Kugira ngo mwamamaze ibikorwa bitangaje by'Imana yabahamagaye. Mwamamaze ibikorwa bitangaje by'Imana yagize gute? Yabahamagaye ngo muve mu mwijima mugere mu mucyo wayo wagatangaza. Wabyumvise? Yego. Hano rero bishatse kuvuga iki? Umukozi w'Imana ninde? Naho hano hari turi. Umurimo w'Imana nuwuhe? Ubundi pastor buretse nkubwire. Kugira ngo byumvikane neza. Yego. Umuntu wese wavutse ubwa kabiri n'imyumvire irangire. Umuntu wese wizeye Yesu, umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uwo muntu wese yakagombye kuba ari umukozi w'Imana. Aho niho ntabwo umukozi w'Imana ari wa wundi wiswe izina runaka mu rusengero cyangwa wita izina runaka mu rusengero. Nukuvuga ngo umukozi w'Imana si pastori nkuko abantu benshi babizi nubwo nawe ari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntabwo ari bishop. Umukozi w'Imana si apotre si padiri. Bari abantu bose bahawe inshingano ku mugaragaro mu madini cyangwa se mu nsengero bagira gute basengeramo, ntabwo ari bo bakozi b'Imana gusa. Umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, umukozi w'Imana, ababaye umukozi w'Imana. Sikuri ijambo ry'Imana dusomera rivuze impamvu Imana yabavanye mu mwijima ikabazana mu mucyo wagatangaza ngo nukugira ngo ikabagira abatambyi b'ubwami. Abatambyi bari bafite iyo nshingano. Ubundi inshingano ikomeye abatambyi bari bafite kwari uguhuza abantu n'Imana. Yego. Natwe rero iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tuba dushinzwe kwamamaza ibikorwa by'Imana itangaje kugira ngo abantu bayizere. Tuba turi gukora umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Tuba dukora umurimo wo kugaragaza Imana aho turi, kugaragaza Imana mu rusengero, kugaragaza Imana hanze y'urusengero, aho dukorera, aho tugenda, aho twicaye, ahantu hose ho turi twakagombye kugaragaza Imana. Niwo murimo dufite w'igitambyi kugira ngo duhuze isi n'ijuru. Bibiliya iravuga mu Bakorino Paulo yandika yaravuze ngo Yesu yatwunze n'Imana, amaze kutwunga n'Imana aduha umurimo wo kunga n'abandi abantu n'Imana. Iyo turi muri ibyo bikorwa turi umurimo w'Imana. Ariko iki kintu gikosoke rwose, ikintu cyo gufata abantu bamwe bagatungwa urutoki ngo n'abakozi b'Imana ngo abandi ngo ntabwo ari bo, ntabwo rwose ari cyo. Iyi ni imyumvire ipfuye. Ntabwo rero gukorera Imana ari izina, ari gukorera Imana umuntu wese wakiriye Yesu, umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wihannye agaha Imana ikaze mu buzima bwe, uwo ni umukozi w'Imana. Niba adakorera Imana ni icyaha. Gukorera Imana rero ni iki?
hari imirongo nakubwiye ngo twiteho sinzi niba uyibuka umurongo wa 40 nawe uvuze ngo tuwiteho ongera uwusome umurongo wa 40 Matayo 25 umurongo wa 40 reka tuhasome pastor kuko ahantu hari amagambo akomeye Matayo 24 umurongo ubwo se igisobanuro turi gutanga urumva ayo magambo y'abantu baguhamagaye ari buze gukomeza kugira ishingiro oya ahangaha gusa icyo bakuyemo bumvise bamenye ko nabo ari abakozi b'Imana ntabwo ari izina ntabwo ari izina wenda ikindi cyo batekereza cyo kubona none uwo batekereza nka mugenzi wabo mbari ko mvuga umukozi w'Imana ngo ukozemo agahita yikorera ibintu bye ku giti cye icyo cyo kirumvikana turaza kuhagera navuze ko harimo igice cy'ukuri ntabwo ibyo bavuze byose wavuga ngo ntabwo ari byo naho turi buze kuhagera nta kibazo ariko duhere kugusobanura icyo umukozi w'Imana ari cyo n'icyo akora icyo ari cyo hano twahereye ku kintu cyo kwamamaza ibikorwa by'Imana bitangaje twari Imana duhamagariye ituvana mu mwijima itugeza mu mucyo w'itangaza kugira ngo twamamaze ibikorwa byayo bigize gute bitangaje Matayo 25 uransomera umurongo wa 40 umurongo wa 40 uravuga ngo umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data abo boroheje bari hanyuma y'abandi ari nge mwabikoreye icyo gukorera Imana aricyo dore ngicyo noneho gukorera Imana hano wacyumvise ntabwo ibingibi ntabwo ari by'aba bishop gukorera Imana ni ugukorera abantu icyo ntigisobanutse soma 45 oya buretse mbanze ibyo bintu mbyumve neza gukorera Imana ni ugukorera abantu biroroshye ni bande bakorera abantu ni abantu bakorera abantu nibo bakorera abantu abavutse ubwa kabiri iyo nshingano n'indi Imana ibaha reka ibintu tubisubiremo neza ni bande bakorera Imana ni abantu bavutse ubwa kabiri bakorera abandi hanyuma ninde ubaha inshingano yo gukora gutyo iyo nshingano bayihawe n'Imana hanyuma tuje kubona kandi ko ahubwo bayitonde batazamera nk'aba bahungu ba Aroni bose bagakurwa imbere bitonde bagasohorwa mu rutara batwika se w'Imana hari ikibanza ibi bintu birakaze ahubwo bitonde urumva nsomera 45 ho aravuga ngo azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi nanjye mutabinkoreye wabyumvise ukorera Imana wabyumvise kurikizaho umurongo ukurikiyeho wumva noneho hano umurongo wa 46 bakavuga ngo ngo twakubonye ryari ngo abo bazajya ngo data umurongo wa mutabikora umwe muri bene data abo boroheje bari hanyuma y'abandi nanjye mutabinkoreye ngo abo bazajya mu ihaniro ry'iteka naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho wabibonye hanyuma rero hari ahantu handitse ngo twakubonye ryari uri muri gereza uri hehe ntitwagukorera urumva ngo ntitwagukorera rero tukiri aho ngaho icyantu bagomba kumva ni giki ikindi ijambo umurongo wa 44 pastor ngo nabo bazamusubiza bati mwami twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota cyangwa uri umushitsi cyangwa wambaye ubusa cyangwa urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera ibyo wumvise umurimo w'Imana uwariwo twahereye hara muri Petero twumva umurimo w'Imana uwariwo hara muri Petero ho kuvuga ngo impamvu Imana tuvanye mu mwijima ikatuzana mu mucyo ikatugira abatambyi no kugira ngo twamamaze ibikorwa byayo bigize gute ibikorwa byayo bitangaje nuvuga ngo aho ngaho turabahuza w'abantu n'Imana dushinzwe kwerekana Imana mu bantu kugira ngo abantu bagire gute bayizere biyunge nayo kugira ngo biyunge nayo kubera ko Paulo yaravuze ngo Imana yatwunze Kristo yatwunze n'Imana aduhereza umurimo wo kuyunga n'abantu ibyo rero nta muntu ukwiriye kusigara atagize gute atabikoze atamaje ibikorwa by'Imana bitangaje icyo ni kimwe hanyuma icya kabiri twerekanye nk'umurimo w'Imana naho ngaho urabona ko harimo ikibazo kugeza uyu munsi wa none sinzi niba ubona ko harimo ikibazo cy'imyumvire kuri abo bantu bari ibumoso impamvu bari ibumoso bagifite amahirwe yo gukora noneho bo impamvu iyi myumvire ni ya yindi twarimo tuvugana kare
yo gufata umurimo bakawuherereza ngo ntabwo twabonye Imana ngo tuyikore bakabihereza twabonye Yesu ngo tumukore bazi ko gukorera Imana sinzi ukuntu babitekereza bazi ko ari uguhaba ariko ibintu binasobanuka pastor gukorera Imana no kuyobora ni ibintu bibiri mbona bikwiye kuba bitandukanye muri iki kiganiro. Gukorera Imana ntabwo ari kuyobora ariko kuyobora bishobora kuba gukorera Imana. Aha uvuze neza cyane ko ndimo ndabyumva kurutaho nuko gukorera Imana n'umurimo abizera bose bakora n'abayobozi babo. Ubundi umuntu navuze ngo umuntu wese wavutse ubwa kabiri kugira ngo ahari birusheho kumvikana kugira ngo abantu bumve itorero icyari cyo. Iyo urebye nk'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza kwa 5 we agaragaza ko abantu bose bakijijwe bameze nk'ingingo z'umubiri zigiriranira. Reka tuhasome. Ego hasome. Nkuko umubiri umwe ufite ingingo nyinshi. Ubwo na Efeso kangahe? N'Abaroma. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice ni cya 12 umurongo wa 4 kugeza kwa 5. Ego. Haravuga ngo nkuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Wabyumvise? Umubiri umwe ugira ingingo nyinshi ariko ingingo zose ntago zifite umurimo umwe. Natwe niko turi kuko turi benshi. Yego. Turi benshi ngira bari kumvikana. Birumvikana. Nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Wabyumvise? Nukuvuga ngo itorero ubundi ryakagombye kuba rigizwe n'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Byakagombye kuba rigizwe n'abantu bavutse ubwa kabiri kandi bose bakora. Abo bantu rero bagira gusa bagomba kuba banakora. Nicyo nyiriho. Abo bantu rero bagize umubiri wa Kristo. Niko biri yivuze. Ariko nubwo ari benshi ni ingingo zitandukanye. Bamwe n'amaso, ego, abandi n'amatwi, abandi n'amazuru, abandi n'ururimi, abandi n'amaboko, abandi n'amaguru. Buri rugingo mu mwanya warwo kandi rwakagombye kuba rukora ibyo rugomba gukora, icyo rushinzwe gukora, icyo rwagenewe cyangwa se icyo rwagenewe gukora. Rero iyi myumvire ivuga ko uriya muntu wahawe inshingano ku buryo bugaragara, tuvuge nk'urugero niba ari diakoni, niba yenda ari umuririmbyi muri korari, cyangwa niba arahawe inshingano za gipastori cyangwa se za gishumba kivuga butumwa n'izindi nzego, ibyo kuvuga ngo nibo bakozi b'Imana gusa ntabwo ari byo. Uhereye uyu mugoroba bimenyekane, ahubwo abantu bose bavutse ubwa kabiri, abantu bose bakijijwe, bose ni abakozi b'Imana. Dore icyo mbonye ahubwo niba hari utari gukorera Imana akaba yicaye hariya, hari abatunga intoki, hari abari gucira imanza gusa. Kuko hari abantu bigize abacamanza bicaye ku ntebe zo guca imanza, bagatunga intoki, bakanenga gusa, bakagayana gusa. Hari abo batunga intoki ngo ntibakorera Imana neza, ahubwo nibabanze bigenzure nabo niba bari gukorera Imana neza. Dore icyo mbonyemo gishobora gufasha abantu badukurikiye mu kuva mu rungabangabo guhora bitiranya ibi bintu. Gukorera Imana mu itorero ni bya buri wese nk'umwizera. Yego. Ubwo harimo babandi twita muri ya matitire yose twavuze haruguru. Yego. No kugera kuri wa wundi wamwakiriye uyu munsi. Nabizi ko hano twaganiriye ku mpano. Iby'impano twarabivuze. Hano iby'impano twarabivuze, ariko hano mu gukora ntabwo wagenda yenda utabivuzeho na gatoya. Buriya iyo tuvuze ngo umubiri wa Kristo, itorero ni umubiri wa Kristo. Abantu bavutse ubwa kabiri ni umubiri wa Kristo. Hanyuma tukavuga ikintu cyitwa ko buri mu Kristo wese ari urugingo kuri uwo mubiri. Bamwe n'amaso, abandi n'amatwi, abandi n'amaboko, abandi n'amaguru, abandi ni ingingo gutyo. Ariko nibe turi kuvuga kandi zigomba gukora ibyo zigize gute, ibyo zishinzwe. Iki nicyo nashaka kugira ngo gisobanuke, nuko izo ngingo zose uvuze, hari ingingo abantu batoranyije barizo bahindurira izina, barizo bita ko ari inkozi z'Imana gusa. Noneho izindi basa nkaho bazipfobeje cyangwa nkaho zidafite imirimo. Nyine nicyo radio imaze, cyangwa se nicyo inyigisho ziba zimaze. Icyo inyigisho ziba zimaze aba ari gukosora imyumvire y'abantu kugira ngo ibe myiza, kugira ngo igende neza. Uyu mugoroba abantu bose baduteze amatwi nibamenye ko niba baravutse ubwa kabiri bose n'abakozi b'Imana. Ahubwo niba batari gukorera Imana bari mu rubanza. Twabisomye hari. Noneho rero niyo bavuga gutyo,
Imana yafashe impano zitandukanye izishyira mu itorero kimwe nk'uko twavuze itarano bamwe bahereza 5 abandi bahereza 4 abandi bahereza 2 abandi bahereza 1 hari abagize uburakari imwe barayibika banga kuyibyaza umusaruro. Rero izo mpano zose Imana yatanze mu itorero, ubundi impano ni iki? Ubundi impano ni ibikoresho Imana iba yahaye umukozi. Nyemerera nubwo twavuze za tarano tukazivuga kwa kundi, nyemerera use nk'ugaragaza zimwe muri rusange ibintu bihari rwose iwacu mu itorero, ugaragaze imwe mu mirimo abantu bashobora kuba bazi ko idakorera, ko atari ugukorera Imana kandi ari imirimo nk'uko za ngingo wavugaga. Izo turabizi. Ntuvuge ubuhanuzi kuko umuhanuzi turamuzi, baraduhanurira. Ntuvuge umubwirizabutumwa bwiza kuko niyo nshingano abashumba bayoboye. Reka mpere kuri Yesu yavuze. Iyo umuntu agiye gusura abantu muri gereza, yego, ahita yumva yakoreye Imana. Aha ni ikibazo. Baraza kutubwira niba gusura muri gereza ari ugukorera Imana cyangwa ari ukwikorera. Iyo umuntu yagiye gusura abantu bari mu bitaro, umuntu usura abantu bari mu bitaro yavuga ko ari umukozi w'Imana? Nyamara hano Yesu yagaragaje ko ari abakozi b'Imana. Umuntu wambise umuntu wambaye ubusa, kwambika umuntu wambise umuntu wambaye ubusa, ukareba umuntu wambaye ubusa ukamugirira impuhwe, ukamugurira umwenda, cyangwa se ugafata ku myenda yawe warangiza ukamuhereza. Ese bazamwita iyo bikoze witwa umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. None se Yesu hano ntiyavuze ko ari gukorera Imana? Umuntu ubikora ko ari umukozi w'Imana. Iyo ugaburiye umuntu ushonje, iyo ugaburiye umuntu ushonje, Yesu yavuze ngo nari nshonje murangaburira. Ageze hepfo aravuga ngo bya bindi mwakoreye ababoroheje bari hanyuma y'abandi, burya ninjye mwakoreraga, ninjye mwabikoreye, ninjye mwakoreraga. Mwari abakozi b'Imana, mwari abakozi banjye, nubango mwari abakozi b'Imana. None abakora ibi bintu baba bitwa abakozi b'Imana. Ese gucumbikira abashyitsi, ese iyo ucumbikiye abashyitsi uba witwa umukozi w'Imana? Witwa umukozi w'Imana. None se ntabwo iyi myumvire ari ya Satani? Satani ntabwo ari wazanye iyi myumvire yo kumvisha abantu ko mu itorero habamo abakozi b'Imana hakabamo n'indorerezi. Iyo uvuze ngo abakozi b'Imana n'abaririmbyi gusa, uvuze indorerezi, mpita mbona indorerezi n'akamaro kazo. Niba indorerezi zizwa zireba abandi bakozi uko bakora n'abadakora, urumva? Niba mu itorero abo kwita abakozi b'Imana ari abadiyakoni, tuvuge nk'urugero yenda nko mu itorero runaka, yenda tukavuga ko ari abapastori, yenda tukavuga yuko ari abaririmbyi, sibyo? Andi matsinda yose asigaye, abandi bantu bose basigaye ntitubita abakozi b'Imana. Ahubwo ndi kwibaza ngo aho barimo barahamara iki? Iyo myumvire rero ndi kukubwira ni imyumvire ya Satani. Kandi iyo myumvire ya Satani ni ukugira ngo abantu badakora. Kubera ko iyo ugiye kureba muri Bibiliya, abantu babazwe nk'abantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ntabwo ari abantu baba barakoze ibintu bitangaje. Reka nguhereze urugero. Aburahamu ikintu azwiho cyane, nubwo azwiho kwizera, ariko azwiho ikintu cyo kugaburira abashyitsi. Azwi ikintu cyo kugaburira abashyitsi, kuko ngo yagaburiraga abashyitsi akagaburiramo n'abamarayika atabiteganije. Nk'uko nyine ushobora kutabagaburira ukirukana n'abamarayika, ahubwo ukabura bubirije. Kandi abamarayika abantu nabo hari imyumvire ya Satani bihizemo ko ari abantu bafite amababa bakanganye. Abamarayika bashobora kugera iwawe bambaye ishati yacitse. Oya, kandi Yesu yabisobanuye hano. Yabisobanuye cyane. Ajya agera iwawe, ariko reba akaza muri mwene so. Oya, mubana muri korali. Yesu baramufunga muri gereza. Kandi Yesu akarwara akajya mu bitaro. Uvuga ngo nari ndwaye muransura. Noneho numenye ko Yesu yarwaye. Kandi Yesu yararwaye. Bati nari nshonje. Bara abantu bose mubona bashonje. Wabona ari Yesu wigize kuriya. Noneho nikabwira rero bamuciyeho. Urimo urumva bamwihoreye, bariya ni ba Yesu, ariko batwaye Bibiliya n'indirimbo none baramuretse bavuye gusenga. Urimo urumva utwaye igitabo cy'indirimbo, utwaye na Bibiliya, barani ba Yesu. Reka ngoreke Abrahamu yarazwe kugaburira abantu bageze gute bari kwitambukira. Dorcas tujya tuvuga wazutse. Yego, wazuwe. Dorcas umurimo azwiho n'uwuhe? Uravuga niwe Tabita? Uratabita. Urimo urumva wazuwe. Uriya murimo yakoze mu rusengero urazwi.
hari umuntu ukora iriya mirimo witwa umukozi w'Imana ngo yaboheraga abapfakazi udukanzu akabohera imfubyi utwenda kumbi we ibyo yabikoraga mu ibanga yahoraga ari nta muntu bizi yirebera abantu b'abapfakazi gusa yambika abantu bambaye ubusa abatagira shinge na rugero none se yakoresheje igiterane reka none se yamanitse amapibilisite ngo muze ngo nzabasengera abatabyara mu byare bakureho imikoshi n'imikasiro wigeze ubona ko raposte mfite ibiganza bishyushye hari aho ubona muri biriya yaba yarabikoze ntaho uretse hariya avugwa yapfuye abapfakazi bahagurutse imfubyi zahagurutse zibwira Petero bati ntitwemera ko agenda kubera ko nta wundi muntu turi kubona wadukorera ibi ngibi hari ahandi hantu zitabita azwi muri Bibiliya ntaho nta nubwo yari muri babadiyakoni urimo urumva ndetse abadiyakoni batoranijwe yari abarimo awapi none se ntabwo yari umukozi w'Imana biriya yakoze ntabwo Yesu yabivuze muri 25 ko ari we yakoreraga none se ntabwo iriya ngingo bayivuze Imana ikayemera ikavuga ikabona ari ingingo yashingiraho mu kumuzura ako pastor uzi kunyibukije ko ikamwongera iminsi yo kubaho muri zisengero zacu hari abantu mise mbona burya babakozi b'Imana iyi myumvire y'abadayimoni niveho uzi ko hari abantu b'abakozi b'Imana ahubwo kuri iyi ngingo wavuze ku bantu batajya bitwa iri zina ryo kuba ari abakozi b'Imana nyamara ari bo bakozi b'Imana nyine ngewe navuze ngo hari abakozi b'Imana babyitwa n'Imana ikaba yemera ko ari abakozi b'Imana hari abakozi b'Imana babyitwa kandi atari bo abatitwa abakozi b'Imana kandi ari bo none se itwaga umukozi w'Imana Dorukasi itwaga umukozi w'Imana nyemerera ahangaha abitwa abakozi b'Imana kubibita kandi ari bo ubuse ntitwabamenye umuntu ntabumvise cyane noneho hasigaye ibyiciro bibiri nshaka ko dusobanura niba ngombwa kuko n'iminota yagiye urabibona yego iminota yagiye niba ngombwa turebe ko twavuga kimwe tugisanisha n'icyo cya mbere ubutaha tuzakora ikindi twavuze aba bantu bitwa abakozi b'Imana mu by'ukuri kandi ari bo bakora bya bindi byose nk'uko bikwiriye hari n'abantu bakora imirimo y'Imana bakora umurimo w'Imana ariko abantu ntibabite abakozi b'Imana ntabwo bajya babibita nta nubwo umuntu yemera ko ari abakozi b'Imana urabisobanuye uhereye kuri Tabita kandi tubonye ko Yesu ari urutonde yagaragaje rw'abantu babikora ariko abantu ntibabe babyitaho bakagira ngo bose abakozi b'Imana nyamara ni abakozi b'Imana mu gihe nta muntu ahangaha turaje ntanga n'urugero wenda tujye mu nsengero zacu no muri za kiliziya n'abandi bose basenga mu madini n'amatorero turaza kubona abantu bakorera Imana ariko badafite inshingano zizwi ariko ubutaha niba kuko ndatekereza ko iminota iza kuba yashize arega barazihawe nabo nubwo bavuga ngo ntazo bahawe ariko burya iyo yamaze kuvuga kabiri aba yazihawe ndavuga kutazihabwa ni bya bindi umuntu avuga ngo ari izo batanga ku mugaragaro muri stade yego zitangirwa ku mugaragaro bagakora n'umunsi mukuru ariko burya n'Imana ari ziba yaratanze noneho ikindi cyiciro kimwe abantu bitwa abakozi b'Imana kandi atari bo tuzabashakira undi mwanya nta kibazo bitwa abakozi b'Imana kandi atari bo ariko nyemera noneho tugaruke rero ku bantu batitwa abakozi b'Imana nyamara imirimo yabo ikorera Imana ari ugukorera Imana unyibukije mu nsengero zacu hari usanga abantu si abadiyakoni bazwi si n'abaririmbyi nta n'inshingano n'imwe izwi ya yindi yabereye muri stade baherewe hari ariko bazinduka bagakubura bagatunganya ubwiherero bagahanagura ahantu hose umukungu waba wageze bakaza kandi bagakora ku buryo batanamenyekana kandi bagakora ku buryo nta muntu umenya ko ibyo bintu aribo babikoze rimwe na rimwe twebwe twahagera nk'abapasitori tukavuga ngo abadiyakoni baha rwose ni abakozi beza kandi koko ni abakozi beza ariko ukagira ngo ni ba bandi 25 twasengeye twakoreye ibirori kuri stade cyangwa n'ahandi ariko hari abandi babikora nta n'umuntu uzaba ariko babazindutse bakabikora aba bantu ndabona ari muri ba bandi tutamenya tutita ko ari abakozi b'Imana ariko Imana irabazi izo nshingano aba arizo iba yarabahaye izo nshingano hari n'abandi bantu babona kandi bumva cyane imirimo ikorerwa ku rusengero bakaba bizi ko aho hose ari umurimo buri wese ahingamo aka kantu kumvikane ku rusengero ni umurima buri muntu wese ahingamo wahamagawe kwakira Yesu umwami n'umukiza akimara kumwakira abonye umurima ahingamo
ubwo kandi bibiri biburike ibyo ngibyo kuko twese ni umurima duhingamo, abaje kare, abaje bitinze, abaje ejo bundi bose. Noneho igihe we yabaye nk'umuntu wamaze kumenya ko ari mu murima, ntabwo ategereza, ntabwirwa ibyo gukora, iteka ugasanga niwe uri imbere mu mirimo yose bijyanye n'ubushobozi afite. Ntabwo avuga ngo ngiye ngo nta bushobozi ngira, azi ko ubushobozi bwose afite abukoresha muri uwo murimo. Aba bantu dukunda kutababona nk'abakozi b'Imana, ahubwo abakozi b'Imana twumva ko ari abantu bakora igikorwa kigaragara. Tuvuge niba ari nk'inyubako pasite, abantu benshi muribuka ko guverinoma yadufashije itugira inama kubaka. Wari umurimo ukomeye, abakozi b'Imana cyane bagiye bagaragara, ni abaterura amasima menshi, amabeto, bakamena beto nk'inkingi wenyine. Uwo niwe mukozi w'Imana. Ariko ufite ibihumbi 5 wakuyemo 3 akabizana, ukabona ntabwo tumwita umukozi w'Imana. Ahangaha ndatekereza ko nabo twabashyira muri icyiciro cy'abantu batitwa abakozi b'Imana kandi bakoze. N'abandi ndagira ngo udukurikiye yumve ko iki cyiciro cy'abantu batitwa abakozi b'Imana nyamara ari abakozi b'Imana, banabyumve batangire kumenya ko ari abakozi b'Imana. Awakomeza aho ngaho. Urumva ngewe nicyo navugaga ko hari imyumvire ikwiriye gukosoka. Uko abantu bumva ibintu bikwiriye mu by'ukuri gukosoka. Abantu bakamenya ko umuntu wese wavutse ubwa kabiri ari umukozi w'Imana. Ahubwo ikibazo ni ukutaba umukozi w'Imana niba waravutse ubwa kabiri. Kuko ibintu y'Imana imaze kuguhamagara, y'Imana imaze kuguhamagara iguhereza umurimo uzayikorera. Bura n'abo bantu wumvise bakora mu ibanga batitwa abakozi b'Imana ku buryo bugaragara, akenshi hari abakora ibintu Imana yabategetse gukora, hari abakora ibintu Imana yagize gute yabasabye gukora. Arega buriya ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, burya niyo umuntu atanze amafaranga yo gushyigikira ivugabutumwa, abari muri hahandi twavuze ngo kugira ngo Imana duhamagaye tuvana mu mwijima itugeze mu mucyo w'itangaza, kugira ngo twamamaze ibikorwa by'Imana yagize gute, by'Imana dukuye mu mwijima ikatuzana mu mucyo. Turaho rero umuntu atanze amafaranga tubyumvikaneho pasite. Nuvuga iyo umuntu atanze amafaranga ntabwo abantu babyumva. Tuvuga amaturo nk'uko ategetswe mu matorero yacu benshi, kandi ahangaha mwibutse yuko shitani yarahicaye rwose. Iyo bigeze ku mafaranga yarahicaye, kandi nibwo buryo Imana yashyizeho bwo gukorera Imana ku muntu wese udafite. Urumva ni za ngingo wavuga, ntabwo ari bwo buryo, ahubwo ni bumwe mu buryo, ni bumwe mu buryo muri za ngingo nanjye kubisobanura. Muri za ngingo zigirirana zitandukanye za Kristo, hariho abakoresha akanwa bavuga, hariho abakoresha mu mufuka, hariho abakoresha ibitekerezo, harimo abakoresha ubwo ruba bitekerezo n'abakoresha ikaramu, harimo abakoresha amaguru batumwa bagenda, harimo abakoresha amaboko bikorera bakoresha amaboko yabo, harimo nukuvuga ngo mu ngingo. Ariko hariho n'ukora mu mufuka kuko yaciye inshuro hariya akazana amafaranga. Nabyo no gukorera Imana, Ariko wibuke yuko nagira ngo abantu bahite bibuka neza yuko ahantu shitani yahicaye abuza abantu gukora, kandi twabonye ingaruka zo kudakora. Abonye ko bamwe bazaba ibumoso akabagaragariza impamvu. Aha pastor, minota ko inagenda, wagira ikindi kintu kiraho tukagaruka gato twakira tureba ubutumwa bwagiyeho ko bigaragara ko minota igenda. Yenda tuzagera ku bindi bintu, kuko urumva mu bantu batanze ibitekerezo hari abantu bavuze ngo abantu ngo bahabwa amafaranga, ngo bakorera amafaranga. Biriya bintu hari ikintu abantu bagomba kumenya. Ivyo ngicyo twavuze. Buriya kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe ukeneye ibintu byinshi. Ukeneye amafaranga, hakenewe, twarabivuze ahangaha, hari ibintu bikenewe kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe. Hakenewe ubushobozi, cyangwa se itaranto, cyangwa se impano Imana yaguhaye. Hakenewe igihe, kubera ko udatanze igihe ntabwo ushobora gukorera Imana. Kubera ko hari ahantu Yesu yavuze ngo narindi muri gereza muransura. Ntabwo yavuze ko hari ikintu bamushyiriye, ni igihe gusa yasabye abantu.
kandi igihe ni ubutunzi Imana yahaye buri muntu wese cyane rwose. ni igihe gusa. Nari ndi mu bitaro muransura, umuntu uri mu bitaro nta kindi kintu cyavuzwe. Kenshi nta nubwo akeneye kugemurirwa gusa, ahubwo akeneye n'ihumure ry'abamusura. Urumva, nta kindi kintu Yesu yavuze ngo nari ndi mu bitaro munzanira ibi. Oya, nari ndi mu bitaro muransura, nari ndi muri gereza muransura. Nuvuga ngo hangaha niki urakoresha igihe. Igihe turakinganya twese, Imana yaduhaye igihe kingana cyane, ni amasaha 28 kuri 28. ahubwo tuyakoresha dute? Turaringaniye. Ahubwo ikibazo ni ukuntu tugira gute, ukuntu tuyakoresha. Hanyuma ikindi cyo gisigaye ni za taranto ni za mpano, bwa bushobozi Imana yaguhaye. Ese yakugize umuvuga butumwa, Imana yakugize umunyamasengesho, Imana yakugize umuntu werekwa, ese Imana yakugize umwigisha, Imana yakugize ibiki? Bwa bushobozi Imana yakize gute? Imana yakize muri wowe. Ariko nanone kugira ngo ibyo bintu byose bikunde, bura niburi bujye muri gereza ukeneye gutega. Siko bimeze se? Cyane. Nibura ya kubitaro se ntabwo ukeneye gutega uyu munsi wa none. Ngombwa. None se nari nambaye ubusa muranyambika, wagize ngo ibi Bibiliya ibitegeka abafite inganda cyangwa ni amafaranga, no gushora amafaranga. Rero hari ibintu byinshi bikenewe, hari n'amafaranga nayo abakenewe kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute, utere imbere. Gusa tuzabireba mu byerekeranye n'ibihembo, tugira umunsi wo kureba ku bihembo by'abakozi byagenda n'inshingano Imana iba yarabahaye. Tuzabireba none mu cyiciro cy'umukozi. Kandi ubutanduva tuzaganira ku muntu noneho bita umukozi w'Imana kandi atari we. Noneho wenda turebe ko twata tugera no mu bihembo n'ibidukundira. Yego. Ariko urumva turi ku mukozi. Umukozi. Pastor, ahangangira ngo niba hari ikindi ushaka gushyiraho, twatanga imirongo bakomeza gushyiraho ubutumwa bugufi. Njyewe icyo navuga icyo navuga kugira ngo kinjire mu bantu, umuntu wese ukorera Imana ataravutse ubwa kabiri, atarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo akora nta gaciro bifite imbere y'Imana. Uyu nguyu yitwa umukozi w'Imana kandi atari we. Urimo urumva, umuntu wese uvuga ko akorera Imana atarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ataravutse ubwa kabiri, ibyo umuntu byose akora bigira agaciro imbere y'Imana, ari uko yavutse ubwa kabiri, ari uko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu wese uzi ko atavutse ubwa kabiri akaba akorera Imana imbere y'Imana